nimvuga kibonke urahita ushaka kumenya icyo ushatse kuvuga, ndetse nimvuga crapton nkavuga gatogo. Aya ni amazina yamugize uwo ari we, gusa amazina ye nyakuri yitwa Mugisha Emmanuel. Mugisha Emmanuel. Uyu Mugisha Emmanuel twamumenye muri filime zikomeye hano mu Rwanda, filime zitandukanye, filime y'uruhererekane. Yamugize uwo ari we ubu ngubu. Kibonke twamumenye muri Seburikoko. Seburikoko niyo yamwubakiye rino zina, niyo yamugize kibonke. Iyo bavuze kibonke tureba uburyo ki agaragara, tureba uburyo ki areshya, ndetse bashatse kubicurika. Ni umugabo w'igara rito cyane. Igara rito cyane ubirebesha amaso, ariko mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'imikorere uyu mugabo koko ni kibonke. Uyu mugabo umurebesha amaso ukamwita kibonke, umuntu ashobora kuguseka, ariko wigiye mu bitekerezo bye ukareba platform amaze kubaka hano mu gihugu, ushobora gusanga koko ari kibonke. Uramutse ugiye ku byapa bya Gorilla Games nibwo ushobora kumenya ko uyu mugabo ari kibonke. Uramutse urebye ku byapa bya MTN ndetse n'ibindi bigo bitandukanye yamamariza, nibwo wakumva ko iri zina kibonke arikwiriye. Crapton tugiye kubabwiraho. Kibonke nawe yigeze kuzahara, yigeze gukena, nawe yigeze gukubitwa nk'abandi bose. Kugira ngo agere kuri ibi byamusabye gukora cyane, ndetse byamusabye urugamba rukomeye cyane kugira ngo abe uwo ari we uyu munsi. Yarihirinze, yakinnye komedi, yararirimbye, yemeye kwambara imyenda isekeje ndetse no kwikora ubugoryi kugira ngo azagere ku nzozi ze. Umunyarwenya Crapton Kibonke. Yagaragaye muri Seburikoko, twaramumenye cyane. Ibyo byatumye akora filime ye. Iyo filime nayo yakoze abandi batandukanye, Umuturanyi series. Iyi filime yazamuye abakinnyi bakomeye, byatumye tumenya uwitwa Rufonsina kugira ngo abe uwo ari we uyu munsi abikesha Umuturanyi series. Ni filime ya Crapton Kibonke. Twabonye ba Musebeye ndetse n'abandi batandukanye, ba Brenda. Abo bose bagiye bamenyekana kubera iyi filime Umuturanyi series. Uyu mugabo arakomeye, ni umuririmbyi, ni umushyushyarugamba. Uzamubona kuri stage zitandukanye, mu bitaramo bitandukanye abiyoboye. Crapton, muririmbyi, munyarwenya, umukinnyi w'amafilime, umwanditsi wayo, mushyushyarugamba. Koko kugira ngo yitwe Kibonke uwagiye kurimwita cyangwa se n'imbara ryiyise byari bimukwiriye koko. Njye nitwa Bonus, ngiye kubabwira amwe mu mateka, cyangwa se ngiye kubabwiraho gato cyane imva n'imvano ya Mugisha Emmanuel. Ushobora kuba umubona kuriya ariko ukaba utazi imva n'imvano ye. Njye nitwa Bonus, ngiye kubabwira kuri Kibonke. Mugisha Emmanuel wamenyekanye nka Kibonke Crapton ni umunyarwanda wavukiye mu Bugande. Burya Kibonke yavukiye i Bugande, ariko ni umunyarwanda gusa yavukiye mu Bugande mu mwaka w'1988 nibwo yabonye izuba. 1988 i Bugande nibwo Mugisha Emmanuel wamenyekanye nka Kibonke cyangwa se Crapton yaba yarabonye izuba i Bugande. Gusa yamenyekanye cyane mu kuririmba nk'uko natangiye bibabwira, ndetse no gukina filime zisekeje. Ibyo byatumye ibigo bikomeye abyamamariza, ndetse nta muntu utajya umubona ku byapa bya Gorilla Games mu mapublicité atandukanye yamamariza MTN ndetse n'ibindi bigo bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda.
Ibyo byatumye abona agafaranga gatubutse cyane ndetse aba uwo ari we. Crapton yakinnye muri filime zikunzwe cyane nka Seburikoko nk'uko natangiye bibabwira, yakinnyemo yitwa Kibonke, ari naho iryo zina ryaturutse, ni naho twatangiye kumenyera twese. Filime yitwa Agacube, abenshi ntabwo mwayimenye ariko niyo ni filime yamenyekanyemo cyane. Byadogereye, Virunga High School, ndetse Umuturanyi ni filime ye, Umuturanyi series, byatumye mu mwaka wa 2017 atangira gutoranwa mu bakinnyi 10 bahatanira kuba umukinnyi w'umwaka wa filime. Urumva ko Kibonke yarakoze cyane kugira ngo abe uwo ari we. Yagaragaye muri filime zitandukanye nk'uko nagiye bibabwira: Agacube, Byadogereye, Virunga High School, Umuturanyi, ndetse Umuturanyi ni filime ye. Uyu Kibonke uko mumureba, cyangwa se nituvuga ngo ni Kibonke, ni uko umutwe we koko ni Kibonke, mu bitekerezo bye ni Kibonke. Kibonke nimumureba kuriya ntabwo ari injiji, yarize kandi yaramiduje. Mutazamubona akina komedi cyangwa se ari gukora filime, mutazamubona akina filime ngo mugire ngo ntabwo yigeze yiga. Crapton Kibonke yarize kandi yarayamiduje. Yize amashuri abanza kuri Nyakabaya Primary School, ayisumbuye kuri Kiziguro Secondary School na Kagaramba Secondary School, ndetse na kaminuza ayiga muri University of Kigali. Murumva ko Kibonke afite ubumenyi, kandi Kibonke koko ni Kibonke. Kibonke ntabwo ari Kibonke gusa mu buryo tumureba, burya Kibonke afite n'umuryango. Mu mwaka wa 2018 Crapton Mugisha Emmanuel yaje kurushinga na Mutoni Jackie. Ubu afite urugo rwiza kandi urugo rukomeye cyane, ndetse baje no kwibaruka. Ntabwo nasoza ntababwiye kuri kariyeri ya Kibonke. Kibonke yatangiye kariyeri ye, cyangwa se yatangiye gukina mu mwaka wa 2014. Yatangiye aririmba indirimbo z'Imana, ariko izo ndirimbo zari zisekeje, zari ziganjemo ubutumwa kandi zari zirimo na komedi. Harimo indirimbo mwamenye muri benshi yitwa ngo Fata Telefone Mana, muri Yesu harimo Gu, Ihangane, n'izindi yagiye aririmba zitandukanye. Nyuma mu mwaka wa 2015 yatangiye kwandika ndetse no gukina filime, kuba umushyushyarugamba no kwamamaza. Crapton Kibonke. Crapton Kibonke murumva ko yavuye kure cyane, murumva ko nawe yigeze kuzaharaho. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, koraho, ndetse tugiye kujya tubashakira amwe mu makuru y'abasitari mutari muzi tuyababwireho. Njye nitwa Bonus, murakoze cyane.